Hey, nasohokanye na Miss we. Hi guys, mwana naga telefone mfite. Ndebera. Ari guseba yasebye. Nkaka ngaka. Aje amekuye kitwa Movisea. Abashaka Denise bajya banyandikira kuko nta telefone afite. You guys, njyewe ariko rero muri make narinje no kumuyiteretera. Umuntu ushaka azajya yandikira Rutabara ariko n'ukuri message nzitransfer ibiwe zisanzwe. Kibazo Rutabara hagize nk'umuntu ushaka nko kugira utuntu twizambaza ntabwo Rutabara yobimbwira kubera yuko zamuboroka. Rero please guys nyine namwe murabibona mu kintu rwose mu Saidia. Yewe Miss wacu yasebye bamwambuye ariko ntaco gatwaye kizimarata kano karachatinga kare message ziri kuba 10 kagasika ntago gasinapinga ntago ga facebookinga ntago muri make nta kintu kimwe na foto ntago fane gusa nyine ko gutelefona Rutabara ndi nkaba muri iyi minsi ndi mu rukundo na Denise njye nyine ngo ari gutelefona he's lying. So mudushigikire rwose manza mugure telefone uganza mbona ukuntu muvugisha hasa mu mutangura wayingura ubundi ngo bandi babatereta bagurana ama telefone can you imagine ko afite telefone zitatu imwe zibiri nindi twadufatisha can you imagine afite telefone zitatu tutenge waka ago nayi muhatanyemerera narayiza nkajya kumwemerera we gusa umva abahungu ari se yakwishyura n'ibyo ariko nimara kumushitsa mu rugo ngo nzayigura ubwo sinigeze akanka ese nagera mu rugo umva yewe nagera mu rugo gute naka telefone kubizwe yo ducatinze umwanya ni bigahita message zo nyinshi gahita kiboroka. You guys lata no agakubita mudushigikire kindabura no kuntu ngatwara mudushigikire mubwire nako Rutabara mumfashe Rutabara tereta mana nta mafaranga tereta nta mafaranga uraseba ariko gusa nko dore igihe cyuza amata yasohokanye ku nyange kandi imagine umuntu ujya gutereta Nikeza coffee shop niho nkorera umuntu wajya gutereta umuntu akamuzana ku nyange ibintu ni sawa ubundi umuhanda ngo none se namujya ubundi ngo bajya gutereta bajyana Mario ufura mwanira gusohokanika Muhammad iyo bagiye gutereta bajyana Mario za convention nyine hala Radisson noneho ngo abandi bakajya numva Radisson Blue noneho wagera byibura ukamugura nk'inkoko ukamugurira like nyine ikintu cyo kunywa ciza ve biki noneho ukabona kumutereta noneho kan imagine utabariwe ngo arankunda da yaje kuntereta aza kuntetera ku nyange gikomeshe akumuza amata y'inyange ni meza araryoshye afite cyaga neza convention nahe zaba tuzijyaho uzika aka kanusu kamata ibihumbi 2 nese ugatereta umuntu amakanusu kamata ubwo umuntu akemera ano rero nagenguha ubusenkisa shatse wangwa nabune ariko namaye nankore na coffee he's romantic guys romantic ariko no pocket money no money he's romantic but he don't have money so yankore coffee nanjye shaka umukobwa ufite amafaranga akanzanira iPhone yatanje ugaranza Denise oya nta mumvise akene umukobwa ufite ifaranga nje rero nta faranga mfite bivuze ngo bashaka kubona Denise nta faranga mfite nanjye nta faranga mfite but money turahari and yuri muzima uri umukandida bivuze today we don't have money but oya nabyizi biyese imyaka mfite se ko ntabyo nabonye nje shaka amafaranga ngewe rero banzaya bushatse wantereta ukangura iPhone none ejo mva kunshika yego umuterese kugura iPhone uyu musi ushobora kugura 14 nje no next year nkaza kugura like a 16 ubwo se urumva banza ngo nitwe tubanza oya we banza yingure nge ndahita gukunda rwose urukundo rwose ndaruko rwose nubwo mfite mu mano rwose none se ibaze wowe urashaka kuntereta ndangizana nakugurire oya no kumvika mano n'umushinga ntago bisaba gutereta ndakubwira umushinga nawe ukemera hanyuma wowe ufite ibiceri ukawuranguriye nanjye butanga nzakugurira rega tuzahuza intuza tubona abana bawe uyu munsi ngewe nta mafaranga mfite urabona ko banantekuye nako bankokoye nuguhekura acakiye iPhone bakijyanye iPhone bayitwaye we iPhone yanjye yavuye muri Amerika nukura ariko man ako umuntu wayiguye muri Amerika ninde ninde shana narayigure nyituma kandi imagine icyo gene neza bantumye iPhone ngo muri Amerika wari gutuma Dubai cyangwa hano mu mujyi ntizuzu muri Amerika none uziko iPhone muri Amerika nziza wenda nk'icyo cyangwa 12 iyo ugeze hano baguha za Dubai ebyiri
urumva njye yari 12 nanayigura muri Amerika kumva rero original nziza kabisa cyane uko isoko ibaze ko phone yanje nayicagingaga nijoro nkongera gucaginga nijoro kandi wacaginga usanga my iPhone yahangaha iyo ngo umurushira vuba kubara aho naza mbwira kanga ati iPhone yawe njyewe ndayicaginga nijoro ngiye kuryama nkongera gucaginga nijoro ngiye kuryama kandi urabizi ko nirirwa on mba ndi TikTok Instagram he hano hose urumva yari original none uyu munsi kandi yo mukamo bisa nta Facebook nashiramo nta Instagram nta YouTube nta ni WhatsApp gusa kandi na message zibaye nyinshi ugahita kanga gukora muri make none se umuntu wajyaye ntiwamubloka ukayibona kujya bagenda muri RIB bagahita tracking agahita nyine natanze ikirego I'm waiting nyine ndategereje ariko mu byukuri yagurutse mu mujyi hari abamamyo kandi bayikwibiye mu mujyi none ko nayibye mu mujyi se cyangwa Imana ntabyo navuga ariko nyine guys please amukoze mu mufuka amukoze mu nda ko nyine Rutabara atanga kunsuzugura ngo ntiyateretse umukobwa ngo ufite kano gafone oya ubwo saga telefone tuvuga ni iminota 2 agahita message zuzura mobisel namba turanayamamaza ingi mobisel guys oya yansebeje nigene nta bantu yamwe mujye kugura telefone ya mobisel yibuze ugure nk'iki Infinix nk'iki cyane n'iki Melody afite tera inkunga oya banze ugenda ungurira iPhone nanjye abase ko bakonyazera bifiteka ngiye nkeneye umugabo ufite akantu oya nje sinkeneye umuntu urumva nyine we nakumvise nje simvuze cyane ngo kune akantu ariko byibura nyine ufite telefone nzajya mvuganira ibibazo nyine ukuntu umuntu agomba akeneye umuntu nta kibazo umuntu wese nta kibazo bamwemera gapfa ko afite urukundo na iPhone oya nose karambwira ngo iPhone 14 oya iPhone ariko ntabwo ari itumi ngo okay ya Dubai from Dubai rero atari from USA from Dubai nanga iPhone 14 iyo muri Amerika nangahe amashuwa Pro Max ingo nukuri kino runini ngara wuki oya si nishaka ibe nkangara buryo ko iPhone 14 Pro Max bora kiba kigira kiba ari kinini kandi cyiza rero itari Pro Max ari moyenne okay ndashaka ngera tuzajya kuko iza nyine kuko iPhone ikiza cyajyamo ama application menshi iba ibifite nyine storage nini TikTok ibintu byose ibiki ntago ari TikTok cyane nk'uyu munsi nzongera gusoma kuko nagiragamo aka app nsomera ibitabo muri phone yanjye ntabwo nagashira so guys ngiye kumutereta ngiye kumwiha telefone mpaka nyiguze ngenda byemeje nk'umuntu w'umugabo be man of your word guys arabivuze ngo agiye kugura telefone uyu munsi turi le oya nabanza nyemera urukundo imbere y'abantu urankunda mbanze nsore save the date mbona ngura telefone ngiye kubitekereza mu gihe ngiye kubitekereza ubu nguriye telefone nanjye rengeye kuba ntekereza amafaranga hafi mfite 120 se iPhone 14 ngura ngahe hafi na miliyoni yarenga miliyoni imwe n'igice ariko igura Dubai soje byose Dubai ntabwo ari fresh USA ni sawa izo muri Amerika ziratwikanje you guys kandi nanjye mfite abantu bazaza muri December rero yashake none tubatumye nitwa twasose save the date Rutabara na Denise nuko Imana nzayigura pe ariko nzamukopye mu nkwano namara kugera iwanjye nzayishura asagenda yishura buhoro for sure I'm very serious gwero uyu munsi ngiye gutangira telefone Denise ndanamukunda kandi ikibazo iPhone zadushwanisha ariko yushaka na Infinix nta kibazo cyo ashaka n'ama application kandi ajyamo pe za Tekino nta kibazo ariko iPhone ndemera muhe ni yanjye namara kwinyemera urukundo bisirias apana byo kumbesha kuko nubwo arundi munsi nigeze kumubwira mbona bigize job nitwa Rutabara kadoserazi kaya kitaramutu cyarara ikayarara magaze kumanga arije ko nzatibuka neza nanyemera nzahita nyivaho Charana aranenetse aranenetse uko byarazira to kupirima aranenetse kumanga asanze mu kazi nge ndi mucoma coffee shop you guys ni kuri muzaze muteze imbere kandi ni kuri nta nuzi azi gukora coffee azi guteka nzi gukora imigati nzi gukora amakeke mbese ibintu byose by'inyungu by'ikiboyi okay also he's a good writer as I understand indirimbo of course so he's a good singer aririmba so muri make urumva ibintu byose ashobora arandika akaririmba akagateka agakora ku kibuga muri make ibintu byose kuri terare hose turagenda turagiye arabakinnyi ntoza nicyo kibuga so God bless you so much shaka manager ibikorwa byawe
umuproduseri aza arahari, ushaka umuntu kwandikira indirimbo arahari, ushaka umuntu kugera muri studio arahari, ushaka umuntu yagufasha mu matike y'indege arahari. So byose mumuteze imbere kugira ngo yukore muri iPhone kuko mve kuri aka kantu yanyamamaje ariko agarutse kuri iPhone wowe kabyara ndabigenza ute